leta zafasheho umwanzuro basi aba bantu baba mu Karwa cyangwa iyi nkuru ntago ari yo mu Rwanda? Inkuru niyo mu Rwanda, Nyamabuye mu Gatsata mu karere ka Gasabo. Mu Rwanda bazi icyo amategeko avuga, impamvu bimuri urusengero mu rugo barabizi neza ko rwabo rufunze. Ibyo bakora bararenga ku mabwiriza. Ahubwo wenda icyo warumbajije nanjye nakwibaza, ahantu nta buyobozi buhaba. Kuba ngo ari mu rugo rw'umupolisi harya ngo bajyanamo korari bagasimburana, hari n'icyumba cy'amasengesho bakazana za gitari n'ingoma, iby'urusengero rutujuje urugo rwa runaka rukaba rubyujuje. Ku buryo bari bakire ba bantu bakubahiriza ibisabwa, bikaba bitagize icyo bibangamiye ku ibwiriza ryasohowe na RGB umunsi batangaga itangazo ryo gufunga insengero ibihumbi. Noneho nkaho bidahagije ahantu si no mu ntara ngo wenda ngo tubite babadakata hasi da. Bakoze bamuzenguruko w'inzira haya 7 ngo Rwamagana mu Nyiginya ya nzira bakoze ngo bazengurukamo 7 ngo itanga bisubizo ki. Nta muntu wabujije gusenga, nubwo izo nsengero zafunzwe nta n'uwo bigeze babwira ati mu rugo iwawe ntukicare ngo usenge. Wowe n'umuryango wawe ntimugasenge nkuko mwabigenzaga, abagiye kuryama, babyutse, abagiye ku meza cyangwa se n'izindi mpamvu. Gusenga burya ntibigira formule ku giti cy'umuntu. Rwose biterwa nuko asanzwe aganira n'Imana ye, itsoke. Ahubwo uyu muntu abafite bubasha ki bwo gufata ibwiriza ryasohotse rigafunga insengero zimwe zikaba zarajemo imirayi, izindi zaramezeho ibyatsi, izindi zanafunzwe burundu, n'urunguru ruri mu zafunzwe burundu. Uru ntago rwemerewe kuzongera nibyo gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Umwe rero mu bakirisitu barwo wumva ko idini rye ridashobora ni idini bura n'itorero n'iki simbizi, ariko kubiza kose n'urusengero. Urusengero rwo rudashobora kuzima ararwimuye, aruvanye mu rusengero bafunze, arujyanye iwe, gitare barazishorera bakongera bagatebeza ya nifomu, korari gahagarara bakaririmba, ushobora gusanga banarepeta bagakomeza bagasenga. Nta nubwo iki kibazo kiri mu Gatsata gusa, hari n'ahandi, hari n'abadasengera mu ngo bakajyaho bita mu butayu. Aho hantu ukabona kujyamo n'ubundi ni ukwiyahura, hajyaho n'umundi umuntu wihebye wiyanze, ukabona utatinyuka kujyamo. Icyo cyara bitaba mu isenga ry'impizi, ukabona arasasira aho bita mu isenga, ukavuga uyu munyarwanda ahuriyemo n'impiri, uyu munyarwanda ahuriyemo n'imbwa y'agasozi yisonzeye, uyu munyarwanda agiriyemo ikibazo ahangaha, wiyajya kurushya inzego ngo nibakore iperereza barebe urupfu yapfuye. Kandi yagiyeyo yijyanye, uyu naho bitane n'uwishorera akijyana kuri Nyabarongo, azi neza ko yuzuye, azi neza ko irimo ingona, azi neza ko najya mari bupfe. Ahubwo ukibaza ngo nyuma ko hashize igihe kitari gito niyo kirimo gutera abaturage gukomeza uyu muco wo kurema insengero, kuko urunguru bashaka ko bararufunze rugakurara rukazazuka mu rindi zina bakongera bakubaka ahandi ubundi. Usibye kumvamya neza ko bitakorohera abantu, ariko kuba bitaborohera nibyo bitanga icyuho cyuko bakomeza gusengera mu ngo. Hari mudugudu, hari uwisibo n'abashinzwe ingo 10. Yego. Sinzi mu mujyi wa Kigali uko bingana, ariko mu cyara bari 10. Yego. Ukibaza ushobora no gusanga uyu ngo usengera muri uru basengera mu rugo rwa ari we nyirisibo cyangwa ari mudugudu, ugasanga uwisibo nta burenganzira afite bwo kumukoraho. Ariko ahantu hakaba hari inzego z'umutekano kuva hasi kuzamura, nawe ushobora gutanga amakuru. Aba baturage ushobora gusanga bari buze gutotezwa nyuma y'ahangaha ko batanze amakuru yuko hari umupolisi ufite urugo basengeriwe. Hakaba hari abantu bakuturanyije bakigira abakirisitu cyane, akubaka inzu ye cyangwa akayikodesha ku buryo afata sara akayihindura urusengero. Intebe akaba yazishyira ku rubaraza zikaguma hanze cyangwa akanazigurisha. Bagasasamo imikeka bagakora agatuti ku buryo bazana amapendo bakabyina bakaririmba bakabwiriza, urugo rugahinduka urusengero n'urugo icyarimwe. Tuini wane asa muri abakiri tuini wane oya tuini wane abarinze ebyiri zo kubamo bayita all in one cyane. Ngiye aho ngaho ndibaza impamvu ubundi nyamukuru cyo guca insengero zari zihe, kuko ngewe ubujura ruhande rwanjye iyi nkuru sinabishyigikira. Ariko nanone inkuru zirimo imyemerere ziragoye cyane, kuko igihugu kizakomeza no gura n'iki kibazo.
kuki se leta idakora ubusesenguzi cyangwa se abafunze insengero ngo barebe impamvu ituma noneho nyuma y'uko izo nsengero zifunzwe ku mugaragaro abantu bari guhitamo gusengera mu rugo. Reka nkwereke ese Jacques wowe igihe cyose ujya gusenga ujya ku rusengero gusengera mu rugo ntacyo bitwaye aho ntekereza ko impamvu babikora njyewe uko mbitekereza ndavuga uko mbitekereza nuko hari uburenganzira abantu basa nkaho bimwe kandi bwari uburenganzira bwabo bw'ibanze ko gusenga n'uburenganzira bw'umuntu bw'ibanze ahubwo nkasanga wenda icyaba kibangamiye ituze rya rubanda aricyo cyagakwiye kuba ikibazo. Swate ngiye kuba abantu bajya gusenga bagahura simbibona nk'icyaha cyangwa se nk'ikosa ku giti cyanjye ariko mbibona ibi ni ukure mu rusengero mu rugo nta kibazo ngenda vuga uko mbibona ariko icyo mbona nk'ikibazo ni ukubangamira ituze rya rubanda kubera ko bano baturage mu nkuru mu bintu bagaragaje ntibagaragaje ko babangamirwa n'abantu bajya gusenga ahubwo bagaragaje ko babangamirwa n'urusaku baterwa n'abari abantu basengera hariya. Byumvikane ko bano bantu baramutse bagiye gusenga ariko gasenga mu mutuzo batasakuje abaturage ntabwo bagakwiye kuba barekarama ariko uyu munsi bari kurekarama kubera ko batewe urusaku aho gakwiye ko baruhuka bakanaryama ntibaryama. Ibyo ngibyo uretse wenda ko ari mu rugo biraza guhura na cya kibazo cya wa mukobwa w'umusilamukazi wabaje perezida wa repubulika impamvu abasilamu batagitora azana perezida akamusubiza ko bwari uburyo bwiza ubundi nta n'umuntu agakwiye kuba ageze zirasa zo kuba aryamye n'igihe cyo kuba bakangura abantu cyane cyane ko bitanatinda abantu bakajya no ku murimo. Ibyo ni igihe abantu basengera ahantu hemewe. Jacques baze muri za mpamvu se urutangiye wibaza ndazibonye reka nzikubwira zimbwira ariko izo mpamvu zikirwaho n'abantu nanjye nakubwiye ngo ku bantu bafite imyemerere ntabwo zashyizweho n'abantu zashyizweho na guverinoma guverinoma se n'iki saba reka ngire nabuse nge nazishyiraho zikubahirizwa kandi umuntu reka nzikubwire hanyuma se uzihaye atabyemeza erega ntabwo bivuze ngo ibintu byose ntabwo bivuze ngo ibintu byose guverinoma afashe gashyira hariya uretse kuburana abantu nese leta izaza n'ubuse leta reka nkubwire uyu munsi none ahangaha leta ikubwiye ngo genda ujye kwica abantu wabyemera ngo nuko leta yategetse guverinoma yategetse nta leta yigeze ibyo bivuga ni guverinoma nyine guverinoma bivuze wabyemera oya Yesu uko ndumva reka nkweze impamvu waruzibajije reka nzikubwire waruvuze ngo guverinoma nayo n'abantu kubaza nti n'abashyira mu mabwiriza n'abantu jewe navuga ngo Jacques navuze ngo guhera uyu munsi ntuzongere kuva kuri aya meza tujye tuhagusanga uhirirwa uharare ja wabikora jewe waba unegetse sinabikora nk'ubu mvuze ngo Jacques reba nifashe gutya nkavuga ni Jacques ni mumufungire nta cyaha nagaragaje nta kosa nkoshereze ntaki bagufata diridiri no muri gereza ariko ufite impamvu bifite impamvu reka nkwibwiriza impamvu zashyizweho n'abafashe imyanzuro ni guverinoma kutubahiriza amabwiriza imyubakire icyo ni kimwe nyinshi mu nsengero zafunzwe zagaragayeho inyubako zitujuje ubuziranenge kutagira aho gusohokera hagari n'ibindi bikorwa remezo bidahagije harimo amaparikingi ubwiherero bufite isuku kandi buhagije ubukarabiro n'ibindi urusaku rw'abasenga insengero nyinshi ntizari zifite uburyo bwo gukumira urusaku ngo rugume imbere bityo rukabangamira abaturage n'aho basengera n'impamvu ya kabiri gatatu gukorera mu kajagari Perezida Kagame yashimangiye ko byari ngombwa gufunga izo nsengero kugira ngo hakosorwe akajagari kari gahari mu bintu bitasobanukaga ahangaha nicyo kintu Leonce azanye zuko abantu benshi bafashe insengero bakazihindura business ibabyarira inyungu bakesha ubuzima bwabo sinzi uko basigaye bameze magingo ahangaha ariko ntekeza ko benshi barimo gusafaringa indi kutagira ibyangombwa hari izafunzwe kubera kutagira ibyangombwa byemewe by'imyubakire imirinda nkuba n'izindi ngamba z'umutekano w'abasengera muri izo nsengero. Leta y'u Rwanda yavuze ko gahunda yayo atari ugufunga insengero burundu ahubwo ko ari ukuzifasha kuzuza ibisabwa kugira ngo zongere gufungurwa zujuje ubuziranenge n'umutekano. None se ja reka nkubaze uretse gusobanura icyitwa amabwiriza reka nkubaze ubu niba urusengero rwarafunzwe hatwicaye muri iyi sare akaba ari urusengero akaba hadafata urusaku rw'abarimo hakaba hatagena imigenere nyine yo kwakira abantu bagana urwo rusengero kuko nta mubare runaka bafite bavuga ngo abangaba niba bamaze kuzura abantu ntitubakira nk'uko bisi bigenda ntago abantu bafite ahantu ho kwiherera bihagije
kandi haremye isuku kuri bo, nta bukarabiro nk'uko tubizi neza ko isuku igomba kuturanga. Aha hantu bari noneho niba ashaka ko ifitiye imodoka yawe birasaba ko ujya kwicumbikisha runaka kugira ngo uze cyangwa uze n'amaguru ubone gusengera kuri urwo rusengero. Noneho hakiyongeraho ikindi kintu gikomeye cy'uko abantu bamwe bari bararemye urusengero nkaba mfite akarimi keza gakurura rubanda, nangiza nkabagira abayoboke bagatangira ari icyumba, ejo bakisumburaho kikaba wenda nka 2, ejo bakisumburaho nkabandemye urusengero nkantangira gusengera umuntu ari uko mwatsa amafaranga. Twabigarutse izo nsengero z'igisengo hari hamwe mfite urugero rwiza rw'umupasiteri, urwo rusengero rwanafunzwe kugira ngo yakire abantu, kumwakira gusa nka kumwe tujya kwa muganga kuri reception, kukwakira utaranahura na muganga, kukwakira gusa ukumva uko bimeze bakakugenera muganga nyine ubuze kuza kukurebera ibyo ari byo, niba ari umudokiteri cyangwa se undi muntu w'inzobere mu burwayi ufite. Byabaga ari amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'120 guhura nawe gusa kugira ngo umubwire guha appointment y'igihe uzazira, kandi nabwo agutunye amafaranga uzazana bitewe n'ibibazo ufite. Noneho ibyo ngibyo nibyo guverinoma yarebye ibona bidahwitse, ngaho mbwira sare nk'ingi turimo ari urusengero ukabona ntibikwiye kurusengeramo umuntu tukaza gusengera iwawe mu rugo. Guverinoma yabirebye ishingiye ku bantu bashaka indonke mu bandi, kuko ndakubwira icyo ngicyo ni nacyo yashingiyeho, kuko hari harimo imitwe, guteka imitwe, wenda no kubizo nsengero zishobora guteza no ko wenda izo nsengero nk'uko bivuze zishobora guteza akaga ku buzima bw'abantu bw'abaturage. Ikindi n'ituze rya rubanda, harimo rwa rusaku, kandi hari ibyo leta yagiye isaba cyangwa se guverinoma yagiye isaba muri rusange gukosora, harimo gukora kubaka inyubako zifite amasomo